Ndabasuje njye tugiye kubona muri iki kiganiro cyitwa nawe wabimenya. Njye host wacyo. Iki kiganiro intego yacyo ni ukuvuga amagambo wumva abantu bakoresha ukibaza imva n'imvano yaho, cyangwa ukumva nawe ushaka kuyamenya. Niba naho hari ijambo ushaka kuzamenya muri content ikurikiyeho, muri video ikurikiye, warishyira muri comment. Ni amagambo 6 tuzatubanamo, amagambo 6 agusobanurira aho yavuye n'icyo asobanuye, ukaba nawe wayamenya nk'uko ikiganiro cyo cyitwa nawe wabimenya. Ijambo rya mbere ni wagwana. Wagwana wumvise abantu benshi barikoresha ukibaza ngo ryaturutse he cyangwa risobanuye iki, ukumva bamwe ari kuyikoresha mu buryo budafututse. Ijambo ryitwa wagwana ryakomotse muri Jamaica, rikaba risobanuye ko bimeze gute, nko gusuhuza, ni insuhuzanyo isanzwe. Utazajya ni ibindi bintu baba bari kubavangiramo. Ijambo wagwana ni insuhuzanyo isanzwe. Ukaba warumvise urubyiruko arirwo rurikoresha cyane iryo jambo wagwana, ariko nawe mukuru ushaka warikoresha ntacyo ritwaye, ntabwo ari igitutsi, ni insuhuzanyo isanzwe. Nko kwahura n'umuntu ukamubwira ati wiriwe, waramutse, amakuru yawe bimeze gute. Iryo ni ijambo rya mbere. Usanzwe wari urizi naryo wakomeza ukumva aho ryaturutse, ukaba warishishikariza n'abandi kurikoresha kuko ntacyo ritwaye, uretse ko ururimi ruba rutandukanye n'urundi. Ijambo rya kabiri uzumva rikoreshwa n'urubyiruko cyane, ryo ntabwo nashishikariza n'abantu bakuru kurikoresha. Ni ijambo ryitwa ngo shori. Shori ni ijambo risobanuye umukobwa. Shori risobanuye umukobwa muto, igitsina gore. Rikaba ryaraturutse muri UK, muri United Kingdom. Akaba ari slang yaho, UK slang, nk'uko bakunda kubwira abandi bantu benshi bakagenda babivuga, bikazambuka bikagera mu Rwanda, namwe ngatangira kurikoresha bitewe n'izi telefone dukoresha, imbuga nkoranyambaga dukoresha, ukabibonaho kuva bikoresha. Ijambo rya gatatu, tugeze ku ijambo rya gatatu. Ijambo rya gatatu waryumvise cyane ukibaza ngo ryakomotse hehe, dore ko ryanamamaye cyane ku isi hose. Ijambo rivuga nta rindi, ni ijambo ryitwa nyashi. Nyashi ni ijambo abantu benshi bamenye, riva mu rubyiruko riragenda rigera mu bantu bakuru, nabo batangira kurikoresha. Abantu barivuzeho cyane, babonye hiti, babizi ko aribo bashaka. Rero ijambo nyashi ryakomotse mu biciyo bya Caribbean, muri Jamaica no muri United Kingdom. Nanone nyashi ni ijambo ryamamaye ku buryo ryazengurutse isi yose, abantu benshi bagatangira kurikoresha kandi rikayibajyamo, bakumva ko ari ijambo risanzwe. Iryo jambo ni ijambo abantu benshi, ku buryo n'umuntu warikozeho indirimbo yariye hiti, se katarageze munsi ya views miliyoni. Ubumva ko uwo muntu ntakaba atahageze. Ijambo rya kane ntabwo uzumva rikoreshwa cyane muri Afurika, ariko hari abarikoresha, ni no cap. No cap bisobanuye ni nko kuvuga ngo no lie, nta binyoma cyangwa nta kubeshya guhari, ni ibintu ugiye kuvuga biri clear. Nanjye kukubwira nk'ijambo avuga ati ukambwira ati no cap, umbwiye nyine ntuze kumbeshya, wowe uvuge nyine biri clear. Iyo uvuze cap nibwo habajemo ibintu by'ibinyoma. Abantu hari ababivuga bakubwira ati savuze iki, ryaturutse muri United Kingdom. Ijambo no cap ryaturutse muri United Kingdom, naho ni slang yaho bakoresha. Ijambo rya gatanu tugiye gukurikizaho ni ijambo bavuga ngo no ahara, ako baryandika no wahala, bavuga no ahara. Ryakomotse muri Niger. Naho ni ijambo bakoresha risobanuye ngo nta kibazo, ibintu byose ngo ni umuneza, nta kibazo, biri mu bwiye tumva ko nta kibazo afite. Ijambo rya gatandatu ari naryo rya nyuma
ni ijambo buri munyarwanda wese yakagombye kubaza. Ijambo bazakubwira cyangwa ijambo uhora uribona buri munsi, ufashe telefone yawe uhita uribona. Ijambo ntabwo ari ijambo, ni imibare 250 cya 250. Iryo jambo 250 ni ijambo risobanuye u Rwanda. Ahantu henshi iyo bagusabye gushyiramo nimero barakubwira ngo banza plus 250 cyangwa guteranya 250. Iyo ni kode y'u Rwanda mu bijyanye n'ibintu by'itumanaho, ariko byose bijya muri rusange bahita bayigira kode y'u Rwanda ku isi hose. Buriya uzanarebe iyo bakubwiye nko kuri email ugiye gushyiramo nimero yawe ya telefone, bahita bakubwira ati shyiraho plus 250 kugira ngo gaze ko ari u Rwanda. U Rwanda kode yawe ni 250. Iryo jambo ugombye kuba urizi munyarwandakazi. Niyo mibare iranga u Rwanda ahantu hose ugeze. Ese muri aya magambo nkubwiye uko ari 6 hari ijambo wumvisemo bwa mbere? Hari ijambo rigutunguyeho ryaturutse bitewe n'uko wari urizi? Hari ijambo wumvaga ari irinyarwanda ukaba wumvise ryaraturutse ahandi? Nimba ugize n'ikibazo twandikiye muri comment. Nimba ari n'ijambo wumva ushaka ko tuzagukoreraho, bishyire muri comment, tuzahita tubana mu bindi biganiro. Iki kiganiro cyitwa nawe wabimenya. Ubwo nawe nimba ushaka kubimenya waza gukurikira iyi channel ukamenya andi magambo yaturutse naho n'igisobanuro cyayo. Tuzabane ku yandi.